Turabasuhuje mwe mwese abadukurikiye abakurikirana ibiganiro bya Indatwa TV. Uyu ni wa mwanya n'ubundi tugenda tubagezaho bimwe mu bintu bigiye bitandukanye byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Muri aka kanya rero ushobora kwibaza utese tuje kuvuga ku biki. Uyu munsi nta kindi kintu kituzinduye uretse kugenda kuba twakubwira ku bijyanye no kuvugira mu ruhame. Ubuhanga bwo kuvugira mu ruhame. Ese ni ibihe bintu byagufasha kuvugira mu ruhame udafite ubwoba, udafite impungenge, udafite igihunga habe na busa? Yego, nyuma rero yo gusoma zimwe mu nyandiko zigiye zitandukanye ndetse n'igitabo The Art of a Public Speaking cy'umugabo Dale Carnegie ndetse n'inyandiko zitandukanye by'umwihariko harimo izatangajwe na Kaminuza y'u Rwanda, aka kanya nakuzaniye ibintu 10 byagufasha kuvugira mu ruhame nta kibazo na kimwe, nta bwoba ufite, bikagufasha kandi kuvuga wemye, ukavuga ndetse ukagera ku ntego zawe uko ubishaka. Wowe niba uzi kutarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu Indatwa TV, genda rwose kandi subscribe ndetse amwe mu mavideo yakuryoheye uyasangize na bagenzi bawe, babashe nabo kumererwa neza, babashe nabo kwiga, babashe nabo gusobanukirwa. Aka kanya reka tumanuke n'izo ngingo uko ari 10. Turatangira n'ingingo ya mbere ijyanye no gutegura neza ibyo uzavuga. Ni ngombwa gutegura neza ibyo ugiye kuvuga kuko bigufasha kuvuga ibyo uzi kandi usobanukiwe, ndetse bikanakurinda kuba wahuzagurika igihe uri kuvuga. Biba byiza rero gutegura kuko atari ubuhanga bwa buri wese ubasha kuvugira mu ruhame atateguye. Tegura neza rero ibyo ugiye kuvuga bizagufasha. Iyo ni ingingo ya mbere yo gutegura neza. Ingingo ya kabiri ni ukumenya abo ugomba kubwira. Ibi bizagufasha gutoranya imvugo uzakoresha ndetse binagufashe kumenya ubwoko bw'imyambaro uzambara ndetse n'amagambo uzakoresha igihe uzaba urimo ubabwira. Ukaba rero ugirwa inama yo kumenya abo ugiye kubwira. Iyo ni ingingo ya kabiri yagufasha kuvugira mu ruhame kandi utekanye ndetse bikanakurinda n'ubwoba igihe uri kuvuga. Ingingo ya gatatu rero yagufasha kuvugira mu ruhame udafite ikibazo ni ukwigirira icyizere, ukumva ko ibyo ugiye kuvuga ari ingirakamaro kandi ukumva ko bizaguhira, mbese ukumva ko uzagera ku ntego yawe. Ntukajye kuvuga wumva ko ufite ubwoba, wumva ko ibyo uvuga nta kamaro bifite, wumva ko kandi ufite ubwoba yuko utari bugere ku ntego yawe. Oya, buri gihe jya wumva ko igihe uri kuvuga, igihe ugiye kuvuga uri bugere ku ntego yawe. Ndetse ibi ngibi bizagutuma uvuga ushikamye kandi uvuge ushize amanga. Iyo ni ingingo ya gatatu yo kwigirira icyizere. Hari indi ngingo ya kane badugiraho inama yo gushaka abantu wisanzuraho ukabicaza hamwe maze ukajya imbere ukavuga nk'aho uri gutanga ikiganiro. Ibi bizatuma rero wiga kumenyera abantu ndetse bigatuma n'ibyo uri kuvuga urushaho kubifata mu mutwe mbere y'uko umunsi nyirizina wo kujya kuvugira mu ruhame ugera. Ni byiza cyane rero kubanza kwitegura hakiri kare, ukabyiga hakiri kare, ukabyitoza hakiri kare, ndetse binatuma abo bantu b'inshuti zawe, abo bantu wisanzuraho babasha kukujora. Ni ukuvuga bakakwereka hari intege nke ukongera, bakakwereka hari imbaraga nyinshi ndetse ugakomereza aho ngaho. Biba byiza rero iyo ubigenje gutyo, wegera abo bantu muri rusange b'inshuti zawe wisanzuraho, ukabagezaho iryo jambo ariko ari mu buryo bwo kwitegura. Bizagufasha rero kujya ku munsi wo gutanga ikiganiro wageze, bizatuma ugitanga utekanye kandi udafite ubwoba. Ingingo ya gatanu yagufasha, burya ngo ntukagire ubwoba bw'uko wumva ufite ubwoba. Yego, ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu agitangira kuvuga buri wese aba afite ubwoba, ariko burya bwoba uko ugenda uvuga umwanya muremure bugenda bushira. Bikaba bivuga ko buri wese ugiye kuvuga ubwo bwoba aba bufite. Bimeze nk'umuntu ugiye mu mazi bwa mbere, wowe wumva konje, ariko uko ugenda umaramo umwanya munini ugenda wisanzura muri ya mazi ukumva ari ibisanzwe. Hanyuma rero nawe niba wumva ufite ubwo bwoba, ntukagire ikibazo cy'uko ubugize kuko ni ubwa buri wese, ahubwo haranira ukomeze
ukomeze uvuge kuko nibyo bizagufasha kugera ku ntego yawe, kandi ntukumve ko byacitse kuko buri wese ubwo bwoba arabugira. Hari indi ngingo rero y'ingenzi yagufasha nanone, ariyo ngingo ya gatandatu. Burya jya wumva ko abo ubwira bari munsi yawe, jya wumva ko abo ubwira atari abantu bakomeye, kabone nubwo haba harimo abakomeye, bizatuma utinyuka, bizatuma wisanzura ndetse usabane nabo. Irinde rero kugira ubwoba, buryo wamaze kumva ko abo ubwira ari abantu baremereye, ari abantu bakomeye, bizatuma utangira kugira ubwoba, ubatinye, aribyo bizatuma utangira kugenda uhuzagurika. Umva rero ko ari wowe ufite imbaraga, umera nk'umushoferi cyangwa se umuderevu uri kuri vola atwaye imodoka, umva ko ari wowe bayoboye, bizatuma nabo bagukurikira. Indi ngingo burya yagufasha ngo jya ugerageza kwirinda kuvuga amagambo menshi. Ahangaha uragirwa inama y'uko toranya amagambo y'ingenzi kandi akubiyemo ubutumwa ushaka gutanga mu buryo bwihuse. Ibi bizatuma bubwira batakurambirwa kandi bumve neza ibyo ushaka kuvuga. Itoze rero kuvuga amagambo make igihe uri kubwira abantu benshi kugira ngo utarambirana. Hari indi ngingo ya 8 kandi y'ingenzi cyane, bavuga ngo irinde kwima amaso abo bwira. Igihe uri kubwira abantu, igihe uri kuvugira mu ruhame, gerageza ubarebe, usabane nabo. Ibi bizagaragaza ko udafite ubwoba, bizagaragara ko uhari, bizagaragara ko ibyo uvuga kuko ufite icyizere, ndetse bibagaragarize ko unyotewe no gusabana nabo. Ikindi kandi igihe urimo utabima amaso cyangwa se ubareba, gerageza we kurangara. Ushaka kurangarira abarangaye, abari gusakuza, abarebye hirya. Igihe uri kuvuga rwose gerageza ubarebe, ariko wibuka intego yawe yuko ari ukuvuga, kandi ukavuga ukagera ku ntego yawe. Hari indi ngingo ya 9 yagufasha kuvugira mu ruhame. Burya ngo genzura ijwi ryawe kandi ufata akanya uhumeke. Burya igihe uri kuvuga biba byiza iyo uvuga ijwi riranguruye, buri wese uri aho ngaho akabasha kukumva, ariko muri uko kuvuga ukirinda kuvuga utaruhuka. Gerageza uruhuka, ufata akanya uruhuke, kuko burya nuvuga utaruhuka bazumva ko ufite igihunga, ufite ubwoba, bashobora kuguhagaritsa. Niba guhagaritsa usanga utangiye kugira cya kibazo cy'ubwoba. Gerageza rero ugenzura ijwi ryawe, uvuga hejuru aho biri ngombwa, uvugire hasi aho biri ngombwa, uvugiremo hagati aho biri ngombwa, ariko ubanje kwizera neza ko buri wese aho ngaho aguteze amatwi. Iyo ni ingingo ya 9. Ingingo twasorezaho kandi y'ingenzi ndetse yanagufasha, burya ngo gerageza utoranye ijambo ritangira ndetse n'ijambo risoza. Burya ngo ijambo ritangira, iyo utangiye neza, bituma bagukurikiye bashiguka, bava mu byo bari barimo, bakagira inyota cyangwa se baganyotera kugukurikira. Hanyuma nanone n'ijambo risoza naryo bakavuga ko ari ingenzi, kuko bigufasha gusoza neza ibyo uvuze ndetse bikabasigara mu mutwe. Haranira rero gushaka amagambo yo gutangiza meza, kandi usoresha amagambo meza azatuma abantu batakwibagirwa, azatuma abantu batibagirwa ikiganiro cyawe kizabahore mu mutwe. Izo rero ni zimwe mu ngingo 10 zagufasha, ariko hari n'izindi nyinshi cyane. Nkwibutsa ko iyi nsanganyamatsiko yo kuvugira mu ruhame ni insanganyamatsiko ibitabo byinshi, abanditsi benshi banditse